ntihazagire umuntu uzakubeshya ngo runaka ngo yishe kamere ntipfa. Iyo uhaye umwuka wera umwanya akayobora akarya agahaga agira imbaraga agatsikamira kamere igahwekera ikareka. Noneho nahaguruka nkumva mpagurukanye ikorasi, yego, nkumva mpagurukanye ikorasi, nkumva ikorasi ifite amavuta, nkumva ikorasi ifite imbaraga, nkabikontorora, nashobora nko gukontorora mu iteraniro, nkabona ko umwuka wera yamanutse mu iteraniro muri iyo korasi, ngahagurutse iteraniro ryose. Nshuti bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV, nkuko twabibasezeranije kandi nkuko mubizi, Ibyiringiro Bizima TV ifite intego nziza yo gutuma ibyiringiro by'abakristo bikomeza kuba bizima. Uyu munsi rero twasuye umukozi w'Imana tugira ngo atuganirize. Murabibona ko ni umukozi w'Imana usa naho kandi nanone n'uwavuga ko akoze ntiyababeshya. Pastor, biragaragara ko umuntu atababeshya. Nibyo rwose, kuko ikinyejana maze kimwe cya kabiri cy'ikinyejana ndagitambutse. Wow. Murabyumva neza rero ko ababikiye ibintu byinshi, afite byinshi yadusobanurira, kandi n'uburyo busanzwe no mu itorero ni inararibonye. Ntabwo ari wa muntu ukijijwe ejo. Hari abantu bakunze kumenyera ko abantu bakuze ari bo bashaka Imana bagakizwa bagira ngo bagire amasaziro meza, ariko ndatekereza mwebwe mwarakijijwe kera. Nikijijwe ndi umusore muto, afite imyaka 19. Wow. Murumva umuntu wari ufite imyaka 19 ubu none akaba akwije imyaka iri hejuru y'iriya myaka 50, niko dutekereza. Ngira ngo murabyumva ko afite ibintu byinshi yavuga, afite ubuhamya, afite uburyo, impuguro zigiye zitandukanye yasangiza abakozi b'Imana uyu mwanya. Ndagira ngo rero mbere yuko dukomeza n'ibindi, hanyuma abanza bibwire ese nakunze kubikoresha avuga ngo Pasiteri, abantu ushobora kuba batamenya ninde uri kuganira n'Ibyiringiro Bizima TV. Nitwa amazina yanjye ni Nyaminani Pascal, hanyuma kaba umukuru w'itorero mu itorero ADPR Gasabo, paruwasi ya Rukurazo, niho nkora umurimo umukuru w'itorero. Byiza cyane, ngira ngo murabyumva kandi murumva ko byanze bikunze nkuko twababwiye ko tuzatumira abakozi b'Imana bakiri bazima babitse ibintu byinshi by'Imana. Uyu mwanya rero ndagira ngo mbere yuko dukomeza iki kiganiro tunamusengera kugira ngo atubwire icyo yaduhishiye uyu munsi yumva twaganiraho, hanyuma tumusengera Imana, dukomeze tunaganira ijambo ry'Imana, kandi Imana nawe igushyigikire kugira ngo ukomeze nawe kugira uburyo wakungukira imbere y'Imana. Nkwibutsa cyane kandi uba utarakora subscribe, ukore like na share, hanyuma ijambo ry'Imana rikomeze kutugeraho. Imana ishimwe cyane. Mana, turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi dukunda, tugushimiye ko uyu munsi uduhaye umugisha wo kusangiza bene data b'Ibyiringiro Bizima TV ijambo ry'Imana. Uyu mwanya rero turi imbere y'ubwiza bwawe, turagusabye ngo uzube hagati yacu, kandi mwuka wera w'Imana agira imbaraga n'ubushobozi hagati muri twe, ushorere ijambo ryawe, umuntu wese wumvira ijambo arushaho kumva Uwiteka mu buzima bwe, kubw'izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Reka Pasiteri adusangize ijambo ry'Imana ahantu yatugeneye. Nahoze mbona arimo arambura ibitabo, arambura Bibiliya. Ndagira ngo hari icyo yenda yumva twashingira uyu munsi tuganira kiri ku mutima cyane, ngo akidusangize, hanyuma dukomeze no kuganira. Karibu cyane Pasiteri. Murakoze cyane. Icyandikwa numva twasangira ni icyanditswe na Paulo yandikira Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16, havuga ni inama Paulo yarimo atanga aha bene data b'Abagalatiya. Haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga,
kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko byose bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Yego, murakoze cyane. Iri jambo ni ijambo ryiza Pasteur, maze imyaka myinshi niyumva, kandi abantu benshi nagiye nkunda kumva barimbaza ibibazo byinshi. Ndavuga nti reka nzanyaruke Ibyiringiro Bizima TV, tujya dusangiza abantu ijambo ry'Imana, hanyuma tuzanagerageze tubaze umuntu udukuriye, tumubaze tutese kuyoborwa n'umwuka, ijambo rivuze umuntu ayoborwa n'umwuka te? Ese bibaho ko umuntu yaba mu nzu y'Imana ntayoborwe n'umwuka wera? Yarabaye umukristo, yarabatijwe, yarakijijwe, ariko akabaho mu buzima utayoborwa n'umwuka wera. Kuyoborwa n'umwuka wera ijambo ry'Imana rivuga ni gute? Kuyoborwa n'umwuka wera, umwuka wera ni umuyobozi, kandi Imana yamuduhaye mu rwego rwo kugira ngo atuyobore kuko ari we uzi neza iby'Imana ishaka kuri twebwe, bityo atuyobore uburyo butuma Imana inyurwa, tuyumva, tubana nayo uko bikwiriye, kubera ko umwuka wera ayizi neza. Noneho adufata ukuboko, atuyobore, adushyirire ku murongo, atwereke ibikwiriye kubanza n'ibikwiriye guheruka, atwereke ibyihutirwa kurusha ibindi. Hanyuma rero icyo uvuze ko umuntu ashobora kutayoborwa n'umwuka wera kandi ari umukristo, birashoboka cyane. Birashoboka cyane, kuko abantu bajya baba mu buyobozi, cyangwa se abantu baba mu kumvira, ariko igihe kikagera abantu bakasa naho batezuka, abantu bakasa naho babimenyereye, cyane cyane umwuka wera ko atari n'uboneshwa amaso, biroroshye cyane kumukwepa. Amaso barabakwepa nkanswe utaboneshwa amaso. Rero kandi umuntu akaba yakumva ko abirimo, ariko kandi umwuka wera we yareba akabona atabirimo. Yego. Niryo rya jambo rikunzwe kuvugwa nanone se ryitwa kuyoborwa mu kuri kose? Kuyoborwa mu kuri kose, ntabwo ushobora kuyoborwa mu kuri kose nyine utemereye ubuyobozi bw'umwuka wera. Urakoze cyane. Inshuti bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV, ndagira ngo mubyumve neza ko kuyoborwa mu kuri kose ntibyashoboka hatabayeho umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera ni ukutuyobora mu kuri kose. Hanyuma hari amagambo yandi tujya dukunda kumva, na hano twayasomye, aravuga ngo ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Abantu benshi bakunda kwibaza ku kibazo kimwe cyitwa kamere. Reka yenda mbaze akantu kamwe gasa naho nkigira umubatizo, nakabajije abanyigisha umubatizo kubera ukuntu dukunda kubaho mu buzima, ko umuntu avuze ngo kamere ye yabyutse, ukumva bavuga ngo kamere ye yabyutse, tukaba niba tuzi ko atukana, tukumva ubwo agiye gutukana, nyine ubwo yatukanye. Bavuga ngo kamere ye yabyutse niba ari indaya agasambana, kamere ye yabyutse niba ari umujura akiba. Noneho turi kwiga rero umubatizo, baratubwira ngo tugiye kwiga kamere z'Imana. Iryo jambo ndaryibuka cyane, naribajije inshuro nyinshi, ndavuga Imana ntabwo igira kamere. None iri jambo kamere rikomeje no kugaruka. Ijambo ry'Imana ryaravuga ngo nituyoborwa n'umwuka nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Iri jambo kamere rishatse kuvuga iki? Ko abantu benshi, ndatekereza ko nanjye icyo gihe narabyibazaga, ahari n'abandi bantu bakiri kwibaza ijambo kamere. Ese kamere ni gute umwuka wera yadufasha gutuma kamere zidakora ibyo zirarikira? Hanyuma ejo tukumva ngo abona kamere z'Imana. Ibi bintu Pasteur murabiduhuriza gute
mu rwego rwo kugira ngo turusheho gusobanukirwa. ubundi kamere ni imiterere. Kamere ni imiterere y'umuntu, icyo bita mu rurimi rw'igifaransa nature. Yego. Hanyuma iyo miterere y'umuntu, uko umuntu ateye, bimubamo kuva aremwe kuzageza apfuye. Yego. Kamere rero, icyo twita kamere cyangwa se Bibiliya yita kamere, ni imiterere y'umuntu iba mu muntu, uko umuntu ateye, uko aremye, aremanye, icyo bita kamere muntu. Twe tugira kamere muntu, hakaba na kamere y'Imana. Noneho rero iyo miterere cyangwa se iyo kamere, nagira ngo mbatangarize ko ntigipfa. Yego. Ntihazagire umuntu uzakubeshya ngo runaka ngo yishe kamere ntipfa. Pastor, tukiraho ko ari abantu baduha ubuhamya ngo bari abajura, none barakijijwe, kamere zabo zarapfuye, abandi barinda bakatubwira ngo kamere zarapfuye. Aba bantu none ko ngize ikibazo, zaba zidapfa, aba bantu ko cyaba ari ikibazo cyane. Urabizi ko ishashi itabora. Yego, ishashi ntibora. N'ahantu yaryamye nta mazi amena ngo ajye munsi yayo. Yego. Sibyo? Yego. Rero icyo ushobora gukora kugira ngo amazi amene ahantu ishashi iryamye ni ukuyikuraho. Yego. Naho nta kiyibuza. Imyaka ibihumbi. Yego. Ishashi ntibura. Yego. Na kamere rero ntabwo ipfa. Icyakora, yego, ishobora gusinzira cyangwa se ikaba icyo bita neutralize. Ukaba ushobora kuyineutraliza, ukayica intege, ukayibuza uburenganzira ukayibuza uburenganzira, ariko ibiraho. Tukiraho Pastor, ni iki gishobora kudufasha kuyibuza uburenganzira kamere, kuyica intege? Icyo kintu icyo nicyo abantu bakeneye cyane. Abantu benshi babyibazaho, nkunda kwakira abantu benshi, bamwe bambaza ngewe kubeshya byarananiye, ngewe uburaya bwarananiye, ngewe gutukana byarananiye, ngewe ibi byarananiye. Urumva iyo ni kamere yabo. Iyi kamere ni icyo abantu bayikuzaho. Urakoze cyane. Ijambo twamaze gusoma deja ubwaryo rirerekana igisubizo cy'icyo kibazo mbajije. Yego. Pawulo yabwiye abigaratira, yabwira ngo ndavuga nti ngo muyoborwe n'umwuka wera, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Yego. Ubwo rero kwimakaza Yego. ubuyobozi bw'umwuka wera muri wowe, ukumva witeguye kumvira icyo umwuka wera gusabye gukora, akaba icyo ukora, kamere icika intege iburiramo. Byiza cyane. Nshuti bakunze Ibyiringiro Bizima TV, ngira ngo murabyumva neza, ikintu kimwe gishobora kurandura kamere kikanesha kamere, Pastor nko bidusobanuriye, ni umwuka wera. Izi mbaraga z'umwuka wera iyo zigeze mu muntu, kamere ishobora kuba icitse intege. Ese Pastor, turongere tubaze ikibandi kibazo, kwiba yacitse intege, uriya ntiba bishoboka ko ejo n'ejo bundi uyu muntu atakomeje kubana neza n'umwuka wera, ya kamere yakongera ikagira imbaraga? Ibyo nyine cyane biroroshye, biza vuba. Iyo uhaye umwuka wera umwanya, akayobora, akarya, agahaga, agira imbaraga, agatsikamira kamere igahwekera ikareka. Hanyuma wadohora ukifatira icyo kurya kuva tariki ya mbere kugeza 30, turagana isengesho, turagana ijambo ry'Imana, mbese wibereyeho mu buzima
bwo kwinezeza umubiri. Kwinezeza umubiri uri guha kamere imbaraga ku buryo iragumya ikazamuka, kandi kamere ni nk'iziko ntihaga, ni nk'ijisho ntihaga, ni nk'imva ntihaga, ni nk'indi itabyara ntihaga. Rero reka nguhe urugero rutoya. Umuntu yatunze imbwa ebyiri. Yego. Atunga imbwa y'umutamu cyangwa se y'umweru sinzi gutyo, hanyuma atunga n'indi y'urukara. Noneho izo mbwa ze arazitoza bye, akazitoza kurwana, hanyuma ariko yakaba aziha gahunda, avuga ati ngewe ndashaka ko rukara ariyo izanesha. Agafata ya yindi y'umweru cyangwa se y'umutamu akayisonjesha, akayima ibiryo, akagaburira y'umukara kuko arashaka ko ariyo izanesha. Noneho yaza kuzirekura zajya kurwana, ya yindi y'umukara ko niyo ifite imbaraga niyo yariye, ya yindi y'umweru ikagwa hasi. Bugacya noneho agafata yindi y'umukara akayishonjesha, akagaburira ya yindi y'umutamu. Yazirekura ngo zirwane, ya yindi y'umutamu kuko niyo ifite imbaraga niyo yariye, ya yindi y'umukara ikaneshwa. Amaze kubona ko ibyo bintu aza kubimetiriza, noneho rero yemvita abantu ati muzaze mu mukino w'imbwa zanjye, ati kandi zizaba zirwana, ati kandi ngewe izanisha ndayizi. Baturayizi, ati ndayizi. Akamubaza bati niyihise, ati uyu mukara nizanisha. Ati sawa, tuzaza turebe ko ibyo uvuga ari ukuri. Iryo banga yararyibitse nta wundi wari urizi. Agafata y'umukara akayigaburira, y'umweru akayishonjesha. Hanyuma umunsi wagera zihuye, abantu bateranye akazirekura zikarwana, ya yindi yagaburiye ikanesha, itagaburiwe ikaneshwa kuko nta mbaraga yabona. Yego. Akavuga ati ubutaha rero nimugaruka none hiyaneshejwe n'izanisha. Akavuga ati ubwo se bizaba byagenze gute? Bakumva ntibabyumva, ariko ibanga yararize. Hanyuma agashonjesha ya yindi yari yahaze cya gihe, agahaza ya yindi yari yashonje cya gihe. Bahura bakabona niko yabibabwiye niko bigenze, ariko ibanga nta rindi. Iryo banga ni yari yibitseho kwagaburira imwe agashonjesha indi. No mu mwuka wera rero na kamere nuko bimera. Iyo umwuka wera ahawe ijambo, agahabwa umwanya, agahabwa rugari, ngo umwuka wera inyobora rwose, nyerekeza nganza wintu umfata uko kunyobora unjyane, ukinjira mu bikorwa bijyanye n'umwuka wera. Uruhande rw'umwuka wera harazamuka, mu ruhande rwa kamere hakicara. Icyo gihe rero kamere niyo ishatse kuzamuka, umwuka wera aba yayirenze. Umwuka wera atangiye kugira kwifuza no kugira inyota biri hejuru ibyo kamere yifuza. Noneho ugasanga iby'umubiri ntaho bikibonye umwanya. Nuko kamere ineshwa, naho ubundi kamere ni ishashi ntiyigipfa, ibiri aho ngaho irindiriye ko nuyigaburira irahita ishibuka rwose. Ari nayo mpamvu mujya mubona ukabona umuntu rimwe yakishijwe, ubundi ukabona yaguye rwose, ibintu yabisubiyemo ndetse yanarenza nawe yarageze. Nuko icyo ni ikimenyetso cy'uko kamere ntigipfa, idasinzira. Murabe mwumva rero bene data, inshuti z'umusaraba, bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV. Uyu munsi murumva ko Pasiteri aratanga impuguro zikomeye z'uko dukwiye gusigasira iby'umwuka, tukabifata neza, tukitoza gusenga kugira ngo ejo tutazahora tugaburira uyu mubiri gusa, tukibagirwa ko dukwiye kugaburira n'umwuka, tukaba abantu bayobowe na kamere, dukwiye kuyoborwa n'umwuka. Hanyuma rero atusobanuriye kandi ko nkuko mubyiyumviye, avuze uburyo bwose bugaragaza ko kamere uko ukunze kuyigaburira, ugakunda kwima umwuka icyo gusaba, ukwima umwuka wera amasengesho, ntube mu bihe byo gusabana n'Imana ngo usome Bibiliya, ugakunda gusoma ibindi bintu bitari bitabo by'Imana, nukuri bizakubyarira ingorane. Ariko umva impuguro nziza kugira ngo ushobore kunguka.
hanyuma ijambo ry'Imana rero rivuze ko bizadushoboza kudakora ibyo kamere irarikira. Ese kamere irararikira? ariko se hari ikindi kirarikira nka kamere? Kamere irarikira cyane. Kamere kurarikira ni sobanurira abantu benshi. Kurarikira mvugo wenda yasa naho yakoroha no kwifuza. Hari ibyifuzo ubwo bya kamere. Hari ibintu kamere ibishaka n'ugushakagwa. Irashaka. Iranyotewe. Hanyuma n'umwuka nawe ukararikira. Ibi bintu biba gute mu muntu umwe? Ibi bintu biba gute? Biba mu muntu umwe, biba mu muntu wamaze kuvuka. Ibi bintu biba mu muntu umwe, ku muntu wamaze kuvuka bwa kabiri. Yego. Umuntu utari wavuka bwa kabiri we ababawemo n'ikintu kimwe. Yego. Abari uwa kamere gusa. Yuzuza ibyifuzo bya kamere gusa. Nta kindi asabwa. Umuntu kugira amatsiko yo kwibaza ngo umuntu avuka bwa kabiri ateryari. Ibi bintu tubisobanuriye abakurikiye Ibyiringiro Bizima TV, hanyuma banamenye n'uburyo izo ntambara bazazirwana, kuko iki kintu Pasteur impamvu nkibajije cyane, ndabyibuka nkatwe twavutse mu ngo z'abakirisitu, tuvuka ababyeyi bahawe amasezerano yuko tuzavuka. Hanyuma iminsi ya mbere tuva mu nzu bwa mbere batujyanye mu rusengero, baturambika ibiganza by'abakuru, batwaturaho umugisha. Hanyuma amasorti menshi nibuka ndi umwana nagize yarayo kujya ku maparuwase n'imidugudu bigiye bitandukanye. Ko ndabyibuka umunezero nakundaga kugira cyane wari uko twajya mu biterane by'abana, nkanezezwa no kumva niyo sorti twagiraga agakorari k'abana twatembereye tukumva nibyo ngibyo. Hanyuma rimwe na rimwe nza kuzibaza ikibazo kimwe, abantu bakavuga ngo bavutse ubwa kabiri. Ngiye nabireba ngasanga ari nkaho navutse nkijijwe mu buzima bwanjye. Nyuma yaho nibwo naje kuzamenya ko ibyo byonyine bitabihagije. Ariko yenda niyo mpamvu twifuje ko muduha ikiganiro nk'abantu mufite ubunararibonye. Ese umuntu avuka ubwa kabiri ryari bigenda bite? Ese umwana wavukiye hano kwa Pasteur akaba yaravutse mu mukorero imihango yose, uyu mwana ese avuka ubwa kabiri wate bigenda bite? Mudufashe yenda turagaruka kuri icyo kibazo cy'uburyo izo ntambara bigenda. Se hari wenda buriya twaba tugiye kure iyo ubuyobozi bw'umwuka wera nako gusa mudusubiza turete tukagaruka nako gateye amatsiko. Ako ngako rero karoroshye. Yego. Karoroshye kubera yuko icyo kibazo ubajije n'umugabo witwa Nikodemu yarakigize. Yego. N'umwigisha w'amategeko, soma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 uhereye ku murongo waho wa mbere. Hanyuma nawe Yesu yamugejejeho inyigisho yuko bakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Biranamugora cyane kubyumva, abaza ibibazo byinshi. Arabaza ati byashoboka bite ko umuntu yabyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Hanyuma Yesu aramubwira ati nyamara ndakubwiza ukuri ko umuntu wese utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kubona ubwami bw'Imana. Hanyuma rero katwanze tugaruke kuri kariya waje umuntu avuka ubwa kabiri ryari. Umuntu avuka ubwa kabiri igihe cyose yakiriye Yesu muri we nk'umwami n'umukiza. Hanyuma akizera yuko Yesu ari we mukiza w'abari mu isi kandi ko ari we ubabarira ibyaha byacu. Hanyuma rero iyo ntambwe se yo ayigeraho ahubwo byaciye. Urakoze cyane. Biza byaciye mu ijambo ry'Imana. Kumva ijambo ry'Imana, hanyuma ukizera mu mutima wawe yuko Yesu ari umwami.
hanyuma ukihana ibyaha byawe. Uwo munsi, iyo saha, uwo munota, uba uvutse ubwa kabiri, ugatangira kubarwa mu bana b'ubwami bw'Imana. Amen. Nibwo ububayeho. Yego. Ubwo nibwo isi y'umwuka itangira kukubara. Ubwo nibwo winjiye mu ndangamuntu y'Imana. Amen. Kuko hari abantu b'Imana. Yego. Hakaba n'abana b'Imana. N'abana b'Imana. Abantu b'Imana twese yaraturemye. Ariko abana b'Imana ni abavutse ubwa kabiri. Ntekereza ko tutagiye kure wenda ntago icyo ni iki ubundi icyo kibazo ubajije kiza mu cyigisho cy'agakiza. Yego. Cyigisho cy'agakiza aho tuvuga ko inkingi ebyiri zigize urufatiro rw'agakiza ari ukwihana no kwizera. Yego. Kwihana no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, izo nizo nkingi mwamba zigize urufatiro rw'agakiza. Nuko umuntu yihana akizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ari nako kuvuka ubwa kabiri. Bivuze ko uyu muntu umaze kuvuka ubwa kabiri ari we noneho uba ugeze kuri rwa rugero rwo kubabwamo na kamere ebyiri. Kamere y'umwuka cyangwa se umwuka na kamere muntu. Byose byose biba bihari byose. Ntabwo kimwe kimukira ikindi, byose birahaba. Ariko uyu muntu umaze kuvuka ubwa kabiri abatangiye kwinjira mu miyoborere no mu miyoborerwe yo ku rwego rwo hejuru ruruta urwo yari asanzwemo. Kurumva ko abaye umuntu w'ahantu habiri. Agize ubwene gihugu bubiri. Yego. Hanyuma se Pastor ndibaza ikibazo kimwe. Ese umubiri twumvise ko kamere y'umubiri ishobora kugira ahantu iyobora umuntu hagiye hatandukanye. Nkamwe hose nagiye mvuga, bamwe bavuga ngo kamere zabyutse bagasanga ni ubusambanyi bwongeye kuboneka ku muntu, kamere zabyutse ni urugomo n'ibindi byaha byagiye biboneka ku muntu. Byanteye kwibaza ikindi kibazo kimwe, ndimo mbariza abakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV. Umwuka we irari ryiwe ni irihe? Irari ry'umwuka wera. Umwuka wera ariko we ntagira irari, ahubwo arifuza. Yego. Umwuka wera rero we ibyaba ashaka. Yego. Ni ugusoma ijambo ry'Imana. Yego. Ibyaba ashaka ni ugusenga. Ibyaba ashaka ni ugukora ibikorwa bihesha Imana icyubahiro. Ibyaba ashaka ni ukutekereza wowe ugaha umwanya ibijyanye n'ibihesha Imana icyubahiro, ibijyanye n'ubusabane bwawe n'Imana. Ibyo ngibyo n'iby'Imana yitaho, nibyo ihaye ijambo, nibyo ihaye umwanya, nibyo umwuka wera ahaye umwanya, nibyo ahirimbanira kukumvisha, nibyo ahirimbanira kukwerekezamo no kugupushinga kwerekezayo. Akwerekezayo noneho ukajya wumva ukumva nibyo bigize ingufu zo kugukurura, ukumva urashaka gusenga. Uzumve hari igihe wumva rwose uri no mu nzira ukumva urashaka gusenga. Yego. Ukumva urashaka gusenga. N'indirimbo ukumva zirimo ziraza. Tari mu rusengero wigendera mu nzira. Hari igihe urimo ugenda gutyo ukumva ijambo riraje. Kumva ijambo riraje, cyangwa waba uryamye ukumva ijambo riraje. Hari igihe ngiye ndyamye kumva ijambo riraje. Kumva ijambo riraje ariko nkumva ntibuka ahantu riri. Ubwo ndabyuka ngafata Bibiliya, kuko Bibiliya yanjye nayo mu cyumba. Ngiye ngira Bibiliya iba muri salo, nkagira niba mu cyumba, ngira iba ku rusengero. Yego. Urumva? Yego. Mbese ngewe rwose mfite Bibiliya zingana n'amapantaro ngira. Ko nta mpamvu yo gutunga ipantaro zirenze imwe hanyuma ngo ntunge Bibiliya imwe. Yego. Oya, mfite Bibiliya rwose, mfite ibibiliya nk'iyi ngiyi yindi iba ku rusengero. Yego. N'iyi ngiyi ibaha. Yego. Mfite n'indi ntoya yayo y'iyi ngiyi. Yego.
mfite iz'igifaransa 3 yego urumva mfite na ya bibiliya nini iri mu busobanuro nayo ndayifite yiza cyane niyo mpamvu uri umwigisha wasesenga ibintu byinshi nayo ndayifite uba wasomye cyane ariko utwigisha isomo ryiza nta mpamvu umuntu akwiye gutunga ipataro nyinshi mugani n'amashati menshi ngo atunge bibiliya imwe hari n'abakristo batagira bibiliya barahari basoma izo muri telefone kandi afite telefone y'ibihumbi 100 magana ariko yarabuze bibiliya y'ibihumbi 10 ibi bintu biragayitse bene data abakozi b'Imana b'ibyiringiro bizima TV tukongeye guhakura impanuro nziza umukozi w'Imana Pasteur adukonseye kugura bibiliya tugatunga bibiliya ijambo ry'Imana kuritunga ni byiza kurigumana ni byiza ariko cyane kandi hari n'abagira bibiliya badasoma bazegura ku cyumweru muri iyi minsi hari n'ahantu nigeze ngera mbaka bibiliya umugore n'umugabo barasigana umwe sinibuka wayibitse undi ati sinibuka wayibitse mpita mbona ko iminsi yose ya corona batigeze basoma ijambo ry'Imana muri urwo rugo aho hantu rero ngo bayorwa n'umwuka ubwo dofisi kamere niyo yayoboye umwuka nta mwanya yigeze agira aho hantu abantu ubwo bihita bigaragara ko kamere yayoboye ese wowe ukurikiranye ibyiringiro bizima TV uyoborwa n'umwuka niba uyoborwa n'umwuka ngira ngo wumvishe ubunararibonye Pasteur uko adusangiza uburyo umuntu uyoborwa n'umwuka akwiye kuba ameze hanyuma rero nubundi turacyakomeje kugira ngo twumve neza uburyo dukwiye kuyoborwa n'umwuka wera ntituyoborwe na kamere ijambo ry'Imana Paulo hano yandikiye abagalatiya ese ubundi kubera iki aya magambo Paulo turabizi yagiye yandikira amatorero kubera impamvu zitandukanye kuki aya magambo atayandikiye abikorinto ntayandikira abandi bantu akandikira abagalatiya usanga ko impamvu yandikiye abagalatiya aya magambo nuko yasanze abagalatiya ni abantu batangije iby'umwuka hanyuma ariko bageze imbere iby'umwuka batangira gusa naho batakibihaye umwanya binjizwamo izindi nyigisho zivuga ku bintu bijyanye n'amategeko noneho bashaka kwibanda ku by'amategeko bashaka kwibanda ku bintu by'imihango n'imiziririzo n'imigenzo bumva nibyo bagiye guha umwanya noneho ariko ibyo ngibyo banabiha umwanya kuko babiha umwanya bagaca umwuka wera intege noneho bigatuma kamere ihaguruka noneho bakajya bakisanga mu mirimo ya kamere yabazambije kandi batayishakaga ariko ntibamenye icyabiteye kuko abagalatiya ni abantu batangije iby'umwuka bageze aho ngaho bagenda babivamo kuko nkuko n'ubundi bisanzwe tubibona abantu bagenda bakira inyigisho zitandukanye bakira imyizerere itandukanye urumva ubundi bibiliya uko Paulo yabwiye abagalatiya yarababwiye ati umuntu ushaka kwiyegamiza no gukurikirana ibintu bijyanye n'amategeko nabimenye abisobanukirwe yuko atandukanijwe na Kristo ntazagira icyo amumarira bene uwo muntu abagiye kubaho agakiza yifondeye ubwe ku giti cye yumva ahawe nuko yumviye amategeko bitandukanye n'agakiza dufite ku buntu yego agakiza dufite twahawe na Kristo ni ubuntu ntabwo ari uko twebwe ubwacu twakiranutse ntabwo ari uko twagenjeje ibintu uko bigomba kugenzwa oya ni ubuntu Kristo yatugiriye ubuntu aduha iby'ubuntu arabiduha tubihagararamo hanyuma rero tubayeho twizeye Kristo umwana w'Imana waje agahagarara mu cyuho cyuko abantu bari bananiwe gukora iby'Imana ibasaba Kristo arabikora arangije kubitunganya byose arabitwegura ati nimwijyane ko ngewe n'umuntu usanzwe nimwijyane tubarwaho kujyana rero iyo ugiye kuyoboka amategeko ubutandukanijwe na Kristo ntago ubukibaye umuntu umubare w'abagakiza ku buntu ahubwo ugiye kuba uri umuntu ugiye kwirwariza mbese Kristo ntaho muba mugihuriye yego hanyuma rero wenda tugana ku musozo yego sibyo se yego
reka tuvuge gatoya ku bintu bijyanye n'imiyoborere y'umwuka mu muntu, yego, ku giti cye cyangwa se mu itorero. yego. Ubundi mu by'ukuri nshingiye ku byo ntabwo ndamara igihe kinini mu itorero, ariko nshingiye igihe narigereyemo nkagereranya nuko none bihagaze, mbona harimo itandukaniro rinini. Yego. Mbona harimo itandukaniro rinini, mbona ko umwanya umwuka yajyaga ahabwa mu itorero muri icyo gihe nageragamo n'uwahabwa none, mbona bitandukanye cyane. Mbona bitandukanye cyane, mbona bitandukanye cyane kubera yuko njyewe nakishijwe muri 82. Yego. Ninjiye mu rusengero bwa mbere ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 z'ukwezi kwa 4 1982. Yego. Nari mfite imyaka 19, sinzi wenda niba ngombwa buzaba ubuhamya bwihariye, mfite ubuhamya bwinshi cyane buriya. Yego, nabwo muzabuduha. Hanyuma murahishiwe. Hanyuma muri icyo gihe nakizwagamo, ndibuka ko twajyaga duca ahantu habaga icyumba cy'amasengesho tujya kuvoma. Yego. Tukahaca wenda tugasanga abantu bari mu masengesho, biri mu masengesho ku cyumba. Yego. Ariko mu by'ukuri tugatinya kwerekeza y'amaso ngo tuharebe. Kubera iki? Tutari twakizwe. Kubera iki? Kumvaga gusa oya, igitinyiro. igitinyiro. Yego, igitinyiro. Hanyuma aho nkirijwe nza kubona ukuntu umwuka wera akora mu itorero rya Pentecote. Mbona ukuntu tujya mu masengesho muri icyo cyumba. Yego. Mbere yo kwinjira mu cyumba cy'amasengesho tukabanza kwaturira inyuma, abantu bakaturira. Yego. Kandi icyo cyumba cy'amasengesho kikaba gifite abo twitaga ngo nabatambyi b'icyumba. Bageragamo mbere y'igihe. Bafite impano. Yego. Bakabanza bagasenga, isaha zo kwinjira zagera bagahagarara hano, niba Imana itanze gwa head tukinjira. Imana yavuga ati mubanze mwitunganye. Ubwo kwa kwitunganya twitunganije ndikwabaye guhwiza. Tukinjira mu cyumba ari ugusenga atari kugira. Ubwo amasaha ntimwayamaraga? Uyu munsi mbona tujya gusenga, twavuze ngo iterano yatangira saa 2 cyangwa saa 3 rirangiye saa 8 saa 10. Ubwo ibyo byose mwabara byanzagamo, hanyuma mugasenga ryari? Ibyo nyine nibyo nkubwira. Ko icyo gihe umwuka yarayoboraga, ubu ntayobora. Yego. Ibyo ngibyo ntabwo, ibyo by'amasaha ntabwo twagenderaga ku cy'umwuka wera avuze, akaba ari cyo tugomba gukora, duha umwanya. Ibindi ntabwo byaturebwa iby'amasaha, uko biza kugenda biragenda uko nguko, kuko umwuka wera ubundi umwuka wera yo mu muhaye rugari. Ntabwo kurira kuntu dukora ibintu ariko byakorwa. Ashobora no guhindura. Yahindura. Dushobora kwinjira mu iteraniro, umwuka akavuga ati mbo noneho nimubanze mutange amaturo. Yego. Ariko uyu munsi wa none uramutse uturishije ijambo ry'Imana ritaravugwa, bagutera amabuye. N'abantu bataha. N'abantu bahita bataha. Rero umwuka wera hari ahantu yarayoboraga. Aho ni hamwe. Yego. Hanyuma iyo hajyaga gushyirwaho abakozi, batejejwe nta maparuwasi menshi ariho, nta n'abakozi benshi bahari, ariko iyo abakozi bajyaga gushyirwaho mu itorero, ndibuka iwacu bagiye gusengera abakuru b'itorero, batanze icyifuzo, baravuga bati musenge Imana, turashaka kurobanura abakozi. Yego. None umusenge, batanga icyifuzo, twese turabisengera. Byari byiza cyane. Urabyumva? Turabisengera, igihe kigeze
barobanura abakuru b'itorero barabasengera tubona ibintu bigenze neza. Bo hanyuma reka nihute, njyewe nabayeho dirije abakorari, nabaye korari igihe kirekire ndi dirije, kandi ngira amahirwe kuko nabaye dirija rwose ndi umunyamwuka. Yego. Ndi umunyamwuka. Muri icyo gihe nayoboraga korari, hari igihe baduhaga duhaguruke turirimba indirimbo. Yego. Noneho nahaguruka nkumva mpagurukanye ikorasi. Yego. Nkumva mpagurukanye ikorasi, nkumva ikorasi ifite amavuta, nkumva ikorasi ifite imbaraga, nkabikontorora, nashobora gukontorora mu iteraniro, nkabona ko umwuka wera yamanutse mu iteraniro muri iyo korasi. Ngahagurutse iteraniro ryose, korasi nkayanima kugeza aho numva umwuka wera ashyizeho akadomo, sibyo? Hanyuma tukicara ya ndirimbo baduhaye tukayikomeje muri iyo korasi mu iteraniro ryo ku cyumweru. Mwayoborwaga n'umwuka cyane. Ese iyo korasi ubu ngubu mu marepetisiyo y'amakorari, nanjye nabaye perezida wa korari imyaka myinshi. Iyo dukoze amarepetisiyo y'amakorari twagiye muri repetisiyo turepeta n'ikorasi tuzatera ku cyumweru, tukanagena n'uzayitera, tuvuga ngo we runaka uzatera ikorasi, uzatera iyi niyi. Indirimbo tuzaririmba mu ndirimbo eshatenye turepese tuzaririmba mwe ebyiri, iyi niyi tuzaririmba bwa mbere, iyi niyi turirimbe bwa kabiri, tugafata amanote tukajya ku muziki tukawaranja tukareba ibintu byose uko bigenda. None izo korasi wateraga niyo mwabaga mwarayimurepese cyangwa niyo habwaga n'umwuka wera? N'umwuka wera abagamana, kuko wari dirija ntacyo bari gutwara. Ariko ubu none dirija mwagirana ibibazo, uteye korasi mutavuganye. Uteye korasi mutavuganye, deje ukanayitera igihe kirekire, n'igihe kirekire gitwaye igihe cy'indirimbo bari babahaye, mwaba babiri. Bya bibazo bikomeye, n'ubuyobozi bw'itoro bwaguhugura. Urumva rero ko urumva ko mu by'ukuri umuntu avuze ukuri, ntabwo gahunda dufite none ari gahunda ziri mu mwuka wera. Hanyuma mu magambo make wenda tugana no ku musozo, nasomye mu gitabo kivuga impano z'umwuka wera. Bakizi? Ndakizi. Ntafata ku ngufu. Umwuka wera ntafata ku ngufu, bisaba yuko umuha umwanya. Iyo utamuhaye umwanya ukamwimura, ntabwo arwana, bashyireho ingufu z'umubiri. Ibwo nyine impamvu zabyo ni uko icyo gihe bari babihaye umwanya, kandi nabyo byari biturutse ko uribuka ko abami bajya kubaho, byari biturutse ko ubundi itorero ryavuye mu Egiputa riyobowe n'Imana. Baraza rero bayobowe na Mose. Mose ahereza Joshua. Ndukuri buriya bavuga ko Joshua ntabwo yashoboye gutegura uzamusimbura. Ni amakosa yakoze rwose. Ni amakosa yakoze. Noneho rero Joshua arangije bajya mu cyo bita apostazi. Bagwajya mu cy'abacamanza, baratangira bariyobora, baravoyagurika, bagasubira inyuma, bakamererwa nabi. Imana ikabahana mu bwoko runaka, mu Bamidiyani, mu Bafilisitiya kenshi cyane, hanyuma ikabahagurukije umucamanza, akagira bayoborwa gutyo kugeza kuri Samweli. Ku buryo bwa Samweli nawe yari umucamanza. Samweli burya yakoze imirimo itatu: yari umutambyi, ari umucamanza nyine nk'umwami, ari n'umuhanuzi. Ibyo byose yarabikoze Samweli. Noneho rero mu gihe cya Samweli nibwo bavuze bati turarambiwe, tugenda tuyoborwa n'umwami tutabona, twimikira umwami natwe tumere nk'ayandi mahanga, tugira umwami. Samweli abimikira Sawuli. Abimikira Sawuli ananirwa guhagarara neza,
Imana imusimbuza Dawudi. yego Noneho rero kiriya gihe cyose urumva ko Samweli yari umwami cyangwa se yari umucamanza, ari umuyobozi, akaba n'umuhanuzi, akaba n'umutambyi. Cyo cyakimwe kuko uzi ko niwe wasimbuye Lewi nako Eli. Noneho rero nicyo gituma byakomeje kuriya, bikomeza kuriya, nuko aho ngaho byari bivuye. Ariko ko ibihe byagiye bigenda biha ibindi, ibihe byagiye bigenda biha ibindi, ibihe byagiye bigenda biha ibindi, byagiye noneho bigezaho, cyangwa se bigezaho none uyu munsi wa none tutanagiye kure. Ubu leta niyo iri gushyiraho abatambyi, ubwo igihe cya mbere abatambyi rero bashyiragaho abantu. yego muri make kwivanga kw'itorero niko kwateye ibibazo byo kwimura umwuka wera mu itorero. Imana yo mu ijuru idutabare, hanyuma kandi Imana ituyobora inzira dukwiye. Ntekereza ko Imana ifite uburyo yo, kandi umwuka wera yarimutse. Yani yarimutse, ariko nubwo yimutse ntabwo abantu bashobora kutabyemera. Ariko abantu mu mitima yabo umwuka wera arahari muri bamwe na bamwe. Ariko mu rwego rwa institution ubona ko umwuka wera yarimutse. Hanyuma kandi no mu bantu ku giti cyabo, iyo urebye nawe, iyo urebye neza mu miyoborere mu itorero tugiterana, ubonaga ko rwose umwuka wera nta mwanya afite. Hanyuma akandi kantu ndashaka gusiga ntakubwiye, kera twajyaga turirimba indirimbo, ndibuka kera ariko gusa kera cyane ni imbere ya jenoside. Mbere ya jenoside tubane Remera nko muri za 88, 89, 90, umva 91 nta gitari za seshe twagiraga, nako za electric twagiraga. Nta byuma ndangurura amajwi twagiraga. Twacurangishaga seshe tugacomeka kuri radio, nuko bikaba ari ibintu bikomeye cyane. Kaburikoraga kuntu uryo iravuga amaye nuko ari utuntu nimwe twagenaga twifashisha. Nuko rero ariko icyo nabonye ni iki, icyo nabonye gitandukanye n'ikiriho none, twaririmbaga indirimbo zidahimbitse cyane, ariko ukuntu umwuka wera zisigaga amavuta ntabwo ushobora kubikugereranyiriza keretse ubaye wari uhari. Tukaririmba indirimbo dutuje, tukaririmba indirimbo dutumbiriye mu ijuru, tukaririmba indirimbo tuvuza ingoma. Ariko uko turimo turirimba, umwuka wera akururuka mu iteraniro, abantu barimo abadayimoni bafatwa, abadiyakoni abanyamasengesho baterura bajyana hirya mu cyumba kugangahura. Twarangiza indirimbo abantu kumva banihiye umwuka wera, nta rusaku. Ndagira ngo nkubwire rero buriya Gideyoni, aka gasaku mujya mwumva, kariya gasaku gafite icyo kagaragaza burya. Nuko abantu basakuza, wenda hari igihe uzigisha ujya kugira ibyago wumva abantu bakumya karuru, uzabugize ibyago ntabwo uzabugize, abandi bakanakoma amashyi menshi, abandi bakoma amashyi menshi. Biriya byose ni inzaduka, bibona nka fanatisme. Biriya byose uko nanjye nabyita ubundi, burya iyo hari agatabo nasomyemo barambwira ngo umwuka wera amaze kuva mu itorero, igihe bari barahaye cyo guhimbaza mu Imana no kwegerana nayo, bagihinduje ibitambo bya misi. Urumva rero buriya mu gihe cya mbere Imana yigize iceceka, ntiyavuga. Yego, urabizi. ndabizi. Muri icyo gihe Imana yacecetse, ntabwo abantu bemeye ko yacecetse.
yego bakomeje gukora nk'ahivuga bandika ibitabo byinshi cyane yego kandi bakabyandika babyitirira ko ari Imana nabyo yabihumekeye. Rero n'ubu mbona ko umwuka wera ashobora no kwicecekera, ariko kubera ko abantu bigize babona uko umwuka wera akora bakabyigana bikemera babyemera batayobowe n'umwuka wera batayobowe n'umwuka wera ariko bakigira nk'abayobowe nawe. ibyo babyita kwihangisha nawe kandi bakajya bumva nyirayo. Urwo rugero nguhaye ni urw'icyo gihe ko Imana yacecetse ariko abantu ntibemera gucecetse, kandi ibikorwa ntibyarikagumya gukorwa, biragumye birakorwa ariko bigakorwa Imana yaracecetse. Rero mu by'ukuri iyo urebye ukuntu abantu bitwaraga muri kiriya gihe cya mbere, abo twita abanyamwuka, nuko uyu munsi none bimeze, ubona harimo itandukaniro rinini. yego Ndumva rero Imana ikwiriye kudufasha, njyewe nawe yego dushake ukuntu tugaruka mu buyobozi bw'umwuka wera. Inshuti bakunze b'Ibyiringiro Bizima TV, ngira ngo murabyumva impanuro n'impuguro nyinshi duhawe n'umubyeyi wacu Pasteur, akagira ati kandi njyewe nawe dukwiye gusenga Imana, ukwiye kugira ibihe byo gusenga Imana kugira ngo ushobore kuba umuntu uyoborwa n'umwuka wera kandi Imana yishimira. Hanyuma Pasteur, turagira ngo udufashe nanone iki cyifuzo nk'uko musanze umuti watuma twongera kuba abantu bazima bayoborwa n'umwuka wera, dukwiye gusenga Imana. Mudufashe, mudutere inkunga, mudusengere nk'ababyeyi. Umuntu wese ukurikira iyi nyigisho umusengere kugira ngo ashobore kuba umuntu ushobora kongera guhindura ibintu byari byarapfuye. Karibu no gusenga Imana. Kadusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimira yuko turagira ntituzimire, ukatwitaho uko bwije n'uko bukeye, kandi ukamenya ibitugoye byose. Tugendeye ku kiganiro tumaze kuganira, dusanze dukwiriye kuyoborwa n'umwuka wera kugira ngo tubone uko tudakora ibyo kamere irarikira. Mana, ubwacu ntitwabyishoboza, ntitwabyibashisha, ariko umwuka wera umufasha watwoherereje, waduhaye ukubana natwe iminsi yose, abereyeho kugira ngo adufashe. Rero turakwinginze Mwami kugira ngo udufashe kumuha umwanya no kumwemerera kwinjira muri twebwe mu buyobozi bwacu mo imbere, umuntu ku giti cye ndetse no mu itorero muri rusange, kugira ngo ayobore intama zawe azerekeze igero gikwiye. Data, turagusaba kugira ngo udufashe kwibanda ku by'umwuka kugira ngo tubone uko dutsinda kamere n'ibyifuzo byayo. Tanga imbaraga ku muntu wese wumvise iki kiganiro n'uzacyumva. Mana, umwuka wera azamumurikire, amuhishurire, amenye icyo akeneye, akigusabe kuko uhari kugira ngo ukimuhe. Natwe rero turagusabye kugira ngo uduhe imbaraga, dukomeze kuba mu buntu bwawe no kuba mu rukundo rwawe, kandi dukomeze kuba mu buyobozi bw'umwuka wera. Tubisabye Imana dutyo mu izina rikuru rya Yesu. Amen. Amen. Mana ibahereze umugisha. Amen.